satani se ko tagaragara mu buryo bw'ibigaragara nuko satani yigize samba sawa ibyo satani atera abantu gusambana kandi wese bibi byose ntago ari ubibatera biterwa na malaria nyatewe na satani nta cyakitwa gusambana yigize akora nta bikindi yakoze nubibona muri Bibiliya yawe arabikoresha mwuka nukora we nubona ubinsomara muri Bibiliya yawe satani muri cya kigono kindi nakuye ko satani ari umwuka ni umwuka ujya mu bantu bagakora ibi satani si ikiremwa cyakora igikorwa icyo ari cyo cyose ahubwo umwuka utera abantu gukora ibi ndakumva ntabwo wumva ko uburaya cyangwa se ibyo tubona byose hano mu isi biza bitari byiza nubona ko Bibiliya yagiye ibyigisha uhereye na mbere ko ariko Mose ko no murahinda we n'abatekereza ngaho uyure byurari gutyo uburaya wowe rero uburaya no gukora ikintu utemerewe yego dongo ubugiye gaca igitoki muri umuturage wa burindaye yego cyakoze warize kabisa we arakiranuka kurusha uwitwa Petero ngo kuko Petero yakasa amatwi y'abantu we ntabwo yari yakata avuga yuko akiranuka kurusha Dawidi kubera ko Dawidi we yishuye mu busambanyi atera inda umugore w'abandi ndetse agira n'ubwo yicisha umugabo we avuga ko ibyo bintu atari yabigeraho aravuga ati ni gute mwebwe mufata rero ibyitegerezo kuri abo bantu ba Dawidi babaye ibigwari bo muri Bibiliya aho ngaho mukareka gukiranuka kwanyu kw'abanyarwanda mukajya gufata ibintu nk'ibyabo ngabo impamvu dufata ibyitegerezo kuri abo dufata ibyitegerezo by'ibyiza bakoze menye ko kugeza uyu munsi amateka cyangwa se iyo ureba ibyo bintu bikomeza kuvuga kuri Dawidi bivuga ko Dawidi ngo yabaye umugabo ngo wakiri igitaka wari ufite umutima ngo umutima ngo wagazaga n'imbere yuko ubuye n'imbere yuko akora icyo cyaha iryo jambo ryamuvuzweho akiri umusore none se yararimbutse ntago ari nje kwizera ufite igitabo cy'abarimbuka n'abatarimbuka kandi igihe cyo kurimbuka no kutarimbuka ntikiragera iherezo ryero ryabaye irihe yarapfuye nyine yarapfuye ariko se yapfuye haramushyinguye yapfuye arimbutse se kandi kurimbuka no kutarimbuka bitari byagera ntago igihe cyo kurimbura abanyabyaha cyari cyagera none rero Dawidi ko mumusenga mu masengesho yanyu ubwo mumusenga muza herereye hehe muzi byabo umuntu wese uri ku isi usenga Dawidi yaravangiwe nta muntu usenga Dawidi si Imana ariko mu madini yanyu ndabumva bisenga ngo Mana ya Dawidi nta kiganiro turakora itangira mu madini yanyu ngengera idini none se amadini wese yubamo ngeze ari idini nashinze none se iyo bavuga ngo Mana ya Dawidi Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka bakabivuga batyo ntago wumva ko uwo Dawidi aba yarabakitegereje cyanyu none se uretse Dawidi undi munyabyaha uri ku isi uyu munsi yacu uyu munsi nta mana afite nta mana amuremye ntayimuzi ntayimufite mu gitabo cyayo simbizi umunyabyaha w'uyu munsi yarimo nakubwira mbese gusenga Imana ni Dawidi ni bibi Dawidi ntago yakoze Imana ntago dusenga Imana Dawidi yakoze none ko wavuze ko iherezo rye ryabaye ribi kandi ndabikubwiye se wamaze ibibazo byabaye ndabwira yarapfuye nk'abandi bose none ukabwira uriya yarapfuye wavugiraga uriya mugabo navuze ibihano byaje kuri Dawidi kubera gusambana datashoboza nami nkomeza Yesu ndinda guhindurwa n'ibihe turabasuhuje mwese abadukurikira aho muherereye yaba bari mu majyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo cyangwa se n'iburengerazuba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino ku isi turabasuhuje kandi tukaba twongeye kubashimira kubera ko mufata umwanya wanyu mukadukurikira cyangwa se mukareba ibiganiro byacu tubagezaho kuri Zirazize TV ndetse no kuri Ematox muri abantu b'igiciro gikomeye cyane. Aha rero mbere ko dutangira ikiganiro cyangwa se mbere ko ntangira mbaza ibibazo byanjye bigendanye na Bibiliya reka maze nakire umutumirwa wacu ari we Ziraziritse ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane ndabanumukije mwese badukurikira gukora amacano mbi nkuko yavuze ndabakunda Imana ibaha mujye mukomeza kubana natwe no kudukurikira ni byiza murakoze cyane. Hari abantu nabonye banyandikiye muri comment kuri bya biganiro duheretse gukora bavuga ko ugerageza kubisobanura neza ariko bakavuga ko ushyiramo akantu kameze nkaho karimo guhisha ukuri. Barambwiye bati arasobanura neza atari ko arahanagera yashaka kuvuga ukuri kose ati ukabona atangiye kuguhisha kubera ko angari kwiteranya abamuyobora. Reka nkubwire abanyobora ntacyo mfa nabo kandi kuvuga ukuri nibyo mba ngendereye. Ngira ukuri nkanavuga ukuri kuko kugira ukuri no kuvuga ukuri biratandukanye. Nge rero ngira ukuri nkanavuga ukuri nta kintu nahisha cy'ukuri waya bankurikire neza rwose. Ukuri ko ntabwo we wamenya ko ugira ukuri kubera ko
hari umuntu umwe twaganira arambwira ati rega burya ikintu cyitwa ukuri nta muntu umenya ko avuga ukuri, ati ahubwo ukuri kumenywa n'abamwumvishije niba koko yavuze ukuri cyangwa se atavuze ukuri. iryo ijambo ntabwo aba naryemera. rero batwandikiye baba barambwiye bati uwo mugabo agerageza gushaka kuvuga ukuri ariko yakibuka ko byamukoraho, ngo yakibuka ko byamukoraho mu nsengero ibintu tuganira hano bakagera burya akagutsinda kandi nkoresha Bibiliya. Ese abo banyora muvuga bajya hirya ya Bibiliya? abo ngabo ni abatwandikiye batyo. Nta kibazo rero simbizi, nta kibazo ariko ntabwo mpisha ukuri. we ukabasubiza ko udahisha ukuri se? Oya, ntabwo mpisha ukuri. Nifuza ko ukuri kwamenyekana. Aha, byiza cyane. Niba rero udahisha ukuri, ubwo uwo muntu cyangwa se uwo mukunzi wacu ndatekereza ko ubwo wenda abyumvishije, ubwo niba yumva atanyuzwe, ubwo asigaye azongere atwandikira nanone nzongera mbaze iki kibazo n'ubundi ku kindi kiganiro. Hanyuma rero ziraziritse, nyemerera nihute kubera ko mbona ko imvura ishaka kugira ngo idufatire ahangaha mu kiganiro. Ndashaka gukubita mbangura cyangwa se kukubaza ariko nihuta. Reka tujye muri Bibiliya zacu, tugende hariya tujye muri Samweli wa kabiri ibice byaho 11 ku murongo waho wa kabiri. Hari abantu twakomeje kuganira bakavuga bati ibi bintu byose ubona hano ku isi nta na kimwe kitagiye kiza ariko nyamara cyarabanje kuvugwa muri Bibiliya cyangwa se cyarabanje guturuka muri Bibiliya. Bati wowe uzatubarize ku bintu bigendanye n'ibintu by'uburaya hano mu isi, bati ko tubona inkomoko yabyo yaba yarakomotse byaba byarakomotse muri Bibiliya, uzatubarize wa musesenguzi cyangwa se wa mwigisha azagira icyo azabivugaho. Barambwira bati uzamusomere muri Samweli wa kabiri igice cya 11 ku murongo wa kabiri ndetse n'umurongo wa gatatu, hanyuma uzamutubarize ikibazo ariko wifashishije Bibiliya. Kabiri rero akaba avuga ngo bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye ngo azagendagenda hejuru y'inzu y'umwami, maze ahagaze hejuru aho abona umugore wiyuhagira, ngo yari umugore mwiza cyane w'ikibengukiro. Urabyumva neza? Ndabyumva. Hanyuma rero Dawidi ngo amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we, maze umuntu aramubwira ati si Batisheba mwene Eliya umugore wa Uriya se w'umuheti? Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana, zimuzaniwe bararyamana. Ahangaha rero bwana ziraziritse, ndakumva. Ntabwo wumva ko uburaya cyangwa se ibyo tubona byose hano mu isi biza bitari byiza? Nubona ko Bibiliya yagiye ibyigisha uhereye na mbere kose? ariko Mose ko numurahinda we n'abatekereza ngaho. Uyu rero ibyo uvuze yageze rubwo ambwira ngo uzarebe umuntu witwa Dawidi, babandi bajya basenga bakavuga ngo turasenga Imana ya Dawidi, Imana y'uyu n'uyu. Bati Dawidi w'umusambanyi, bati Dawidi wakoze amahano menshi muri Bibiliya. Abantu bageze n'ubwo rwose bazamura isengesho, bakazamura isengesho mu izina rye. Arambwira ati rozambariza ziraziritse, ese abivugaho iki kuri ubu buraya bwakomotse kuri Dawidi bukagera n'ubwo bugera mu Rwanda? Bati we abivugaho iki? Ntari nagira icyo mvuga kuri wowe uburaya ni iki? Uburaya se urimo kumbaza kandi njyewe nakutumiye kugira ngo wowe ndabombaje kubyada gusobanurira abantu. Uvuze ko ndavuga ko uburaya bukomoka muri Bibiliya kwibushyigikiye, nicyo ndavugaho. Ariko wowe icyo wita uburaya ni iki? Ku giti cyawe bisanzwe uburaya ni iki? Nge rero mvuze nk'umuntu w'umunyarwanda cyangwa se nk'umuntu mukuru ushobora gutekereza kubisesengura, nuko uburaya ni ugukora ikintu cyangwa se ni ukuba wakora icyo wowe utemerewe. Ngewe buraya abamwe ubundi uri umuntu kimwe jura ari gutyo. Uburaya wowe rero uburaya ni uko wakora ikintu utemerewe. Yego, donc ugiye ugaca igitoki muri umuturage wa burindaye. Yego, cyakoze warize kabisa. Uri jewe nicyo wita uburaya. Yego, nge rero uburaya ni uko nguko mbuzi. Ubwo niba nawe hari ukundi kuntu ubuzi wasobanurira abadukurikiye. Ikakubwire nanjye uko mbuzi rero. Definition ijambo uburaya, kundi uburaya n'ubusambanyi biratandukanye. Ushobora kuba atari uko abantu babizi. Definition y'uburaya, uburaya ni imibonano mpuzabitsina ikozwe ku kiguzi cyari cyo cyose. Ubise neza? Okay, bongo nabyumvisha. Ariko noneho utira ko Bibiliya
ko Dawidi rero nta buraya yakoze yakoze hari n'indaya ntuzire kumwita indaya nta n'uburaya yakoze yakoze ubusambanyi rero yakoze ubusambanyi. okay ubwo busambanyi rero ariko n'uburaya yazo wenda ngufashe n'icyo kibazo buriya si ukitavuga ijambo buraya hari no dusoma mu gitabo cy'itangiriro wavuze ngo bivuga ngo yiyambuye imyambaro ngo yambara imyambaro y'uburayi kuvuga ngo hari wenda icyo gihe imyambaro yabo ku buryo sekuru yaje itangiriro 38 uzasoma avuga ngo yambara imyambaro y'ubupfakazi umurongo wa 14 yitwikira umwenda mu mutwe hari isesero yicara ku marembo ya Eniyamu yo kunzira igiti muna kuko yabonye Shera amaze gukura ni inkuru ndende ntabwo nkubwira nagura ko kantu gusa ntibamumuhe ngo Yuda mubonye agira ngo ni maraya kuko yitwikiriye mu maso ngo ni kindaza ahubwo icyo ntemeranya nawe ntabwo Bibiliya ari y'uburaya bwatangiriyemo ntabwo uba wasumye byo ndabyemera oya cyitwa ubusambanyi bwatangiriye kuri urumva wenda tuvuga ko bwatangiye kera sibyo ariko noneho ikintu kije kigasakazwa na Bibiliya abantu bakakibona muri Bibiliya babona ko kimeze nko none se reka wowe na bagenzi bawe mu bureke kuvuga ngo ikintu cyamamajwe na Bibiliya none se ni gute Dawidi uyu munsi mwebwe musenze musenga Imana ya Dawidi mukanamuvuga Imana ya Dawidi ubwo se kuvuga ko mwemera ibyo yakoze turabyemera nyine bivuze ko rero ubwo busambanyi bahari ubu ngubu bivugwa ko bwatangira no muri Bibiliya hariya umva Manuel Dawidi niwe sekuruza w'abasambanyi no 0% Bibiliya n'abantu niki cyabayeho mbere n'abantu urakoze cyane abantu bakiboneka bakiri na bake ubusambanyi bwari buhari Bibiliya itari yandikwa ariko ntibwamenyekanaga nese ko tubizi ko bwatangiye kumenyekana ariko Bibiliya itangiye nta kibazo ntacyo nubundi n'ibitekerezo dusoma byose nta waruzi ko byabayeho byamenyekana ko babyanditse mu bitabo hanyuma wowe ukabona se Dawidi atari sekuruza reka Dawidi siwe sekuruza cyangwa se w'abasambanyi we sekuruza w'abasambanyi ni Satani ariko Manuel wabaye ute sekuruza w'abasambanyi sekuruza w'abajura sekuruza y'aba byose uzi bibi ni Satani ni wese w'ibibi ariko ibaze umuntu nka Dawidi agize arya asambanyije umugore w'abandi wagira ngo wagira ngo hari n'icyo mupfa arangije kusambanya umugore w'abandi amuteye inda icyo cyangwa yabonye kuri Bibiliya kuri Dawidi ndaje muvuge naho yabonye ko bidahagije agira gutya akora n'ikindi cyaha cyo kwicisha umugabo nibe nawe yasambanyije umugore w'abandi ariko uyu munsi iyo murimo gutanga ingero mwebwe mu madini yanyu murimo kuvuga ngo mugomba kuba intwari nka Dawidi arega izo ni point avuga ukwazo banza unyemerere ko utandukanyije Bibiliya n'ibyaha kuko Bibiliya yasanze ibyaha bihari banza unyemere icyo kintu turi kuvuga kuri ibyo ngibyo uvuga tu yego banza unyemere icyo ngicyo icyo cyo kandi ikindi Dawidi turamutse tushatse umuntu nyirizina utari Satani sekuruza w'abasambanyi akaba ari umuntu nyirizina ubwo yaba ari Kayini okay sibyo simbizi ibya Kayini byo niwe wakoze muri mpuzabitsina mbere na mbere n'umugore utari uwe okay ubwo yaba ari we ariko ngo niyamenyekanye cyane ku kigero nk'icya Dawidi yatamenyekana simba muvuze Dawidi wasamye n'umuntu umwe gusa uri kuvuga niwe uruharwa kuruta noneho okay tubwire noneho rero ikibazo nakubajije kirangije Bibiliya mbanze nsobanure ngo Bibiliya siyo yamamaza ubusambanyi siyo ivuga ubusambanyi siyo yatangiye ubusambanyi Bibiliya ntisambana bira n'igitabo kandi yasambana abantu ntanze utandukanye ibyo bintu rero ariko ubusambanyi yarasambanye ntama Bibiliya niba byaranditswe nibe nabo byanditswe bitanditswe nibo benshi kandi hari umuntu duherutse kuganira usengera mu idini nashatse kuvuga aha ngaha arambwira ati ariko ni gute ngewe njya kwisambanira mukanira amabuye nuko nyine cyangwa se mu idini ibyo mwamushaka nyine cyangwa se mu idini bakakomeza kungenda bagashaka kumpagarika kandi ibyo bintu mane gukora narabyiboneye kuri Dawidi ko nshimye se wavuze ngo uwo byanditswe ibya Dawidi bitandikwa twari kubimenya wose wakubwiye ibyo ngibyo we yagiye gusambana ajyana kamera mu idini babimenyere ko yasambanye urumva mu idini babimenya bate nyine birasakara yagiye bisakara guteze gusamba ariko n'ubwo gusambana manze none se naho umuntu ajya bimenyekana bite ni uwo muntu uvuga ngo bamugendaho ajya gusambana agasiga byanditse ajya gusambana akashyira na kamera asambanira mu isoko bimenyekana bite nyine aravuga mu idini kumugendaho nuko bamugendaho gute se bashatse kumuhagarika bavuga yuko ngo yagiye mu busambanyi ngo yakoze ubusambanyi aho ngaho impamvu ndi kukubaza none bakavuga ati ko bari kunshinja ibyo ngibyo
kandi njye narabikuye kuri Dawidi. Kubera iki birakuye kuri Dawidi? Dawidi ari cyitegererezo cyanjye, yabikuye kuri Dawidi. Okay, uzamubwira uti ubwo wakopeye sokuruza, reka ariko mbyita Dawidi, ibyabaye kuri Dawidi nyuma yo gusambana nawe bizakubeho. Good, niba n'abandi bose babikura kuri Dawidi, ingaruka zo gusambana zabaye kuri Dawidi, ariko nta ngaruka z'amabazi ko niziheze. ariko uziko nari nagushimye ngo urasoma, kumbe usoma akarongo kamwe k'ibyo uri bumbaze. None se usibye ko yarambaye amagunira ngo akajya gutakambira ngo Imana, amagunira se yambara hehe ngo yarangiza umwana ngo akanapfa, n'uwo mwana ngo yarapfuye, sibyo se? Cyane uvuga ni ibiki? None mbwira wowe, uziko mu byo yabwiwe nabwiye ngo inkota ntizava mu rugo rwe, n'uwo muntu uzamugutira inkota ntizava mu rugo rwawe. Ariko nyuma yaho umenye ko kugeza uyu munsi amateka cyangwa se iyo ureba ibyo bintu bikomeza kuvuga kuri Dawidi, bivuga ko Dawidi ngo yabaye umugabo ngo wakiri igitaka, wari ufite umutima ngo umutima ngo wagazaga n'imbere yuko ubuye n'imbere yuko akora icyo cyaha. Iryo jambo ryamuvuzweho akiri umusore. None se yararimbutse? Ntago ari njye kwizera ufite igitabo cy'abarimbuka n'abatarimbuka. None rero kandi igihe cyo kurimbuka no kutarimbuka ntikiragera. Iherezo rye rero ryabaye irihe? Yarapfuye nyine, yarapfuye. Ariko se yapfuye, haramushyinguye, yapfuye arimbutse se? kandi kurimbuka no kutarimbuka bitari byagera, ntago igihe cyo kurimbura abanyabyaha cyari cyagera. None rero Dawidi ko mumusenga mu masengesho yanyu, ubwo mumusenga muzi aherereye hehe? Muzi ibyabo bari ibi? Umuntu wese uri ku isi usenga Dawidi yaravangiwe. Nta muntu usenga Dawidi si Imana. Ariko madini yanyu ndabumva bisenga ngo Mana ya Dawidi. Nta kiganiro turakora utangira ngo madini yanyu ngengira idini. None se sa madini wese yubamo? Jeza idini nashinze. None se iyo bavuga ngo Mana ya Dawidi, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, bakabivuga batyo, ntago wumva ko uwo Dawidi aba yarabakitegereje cyanyu? None se uretse Dawidi undi munyabyaha uri ku isi uyu munsi yacu uyu munsi, nta Mana afite, nta Mana amuremye, ntayimuzi, ntayimufite mu gitabo cyayo. Simbizi umunyabyaha w'uyu munsi. Yarimo nakubwira mbese gusenga Imana imye Dawidi ni bibi? Dawidi ntago yakoze Imana, ntago dusenga Imana Dawidi yakoze. None ko wavuze ko iherezo rye ryabaye ribi, kandi mugabo ndabikubwiye se wambaye ingazo zyabaye ndabwira yarapfuye nk'abandi bose. None ukabwira uriya yarapfuye, wavugiraga uriya mugabo ngo navuze ibihano byaje kuri Dawidi kubera gusambana. Akaga kinjiye mu rugo rwe kubera gusambana. Wavuze ngo asambana kubera bikwe kuri Dawidi, nawe kazaziwe. Inkota ntizava mu rugo rwe, uwo muntu wakubwiye ibyo. Inkota ntizava mu rugo rwe, kandi n'abana saje bya mu bwo gusambanya nabo bazapfa. Kandi nakaga n'ingorane Dawidi yagize zose, gusambana ni icyaha kibi nk'ibindi byose. Dawidi ntaho ashimwa ko yasambanye, kuko icyo gikorwa yakitwayemo nabi. Kuba yarasambanye ni igikorwa nk'ibindi byose, ariko ntabwo byatumye Imana, ubundi Imana yasigana nande abari ku isi, yaje kubabwa imbabazi n'Imana, arababarirwa. Na Natani aramubwiye ngo noneho ubwo watuye icyo icyaha cyawe kigukuweho ntabwo uri bupfe. Yarababariwe, Imana iramubabarira. No gupfa k'umwana babyaranye n'uriya mugore witwa Batisheba, wumve neza, gupfa k'umwana we abashakashatsi bavuga ko harimo imbabazi z'Imana zari zizingiye, kwa kugira ngo Imana itamubabarira icyaha, ariko inkovu zacyo zigasigara. Rubanda bakajya bamukoba ngo dore cyane ngo babyaranye ngo n'umugore wawuriye. Nibyo Imana yangaga. Yagira ngo isiba Dawidi Imana amuhaye imbabazi total, imbabazi zose izimuhaye gusambana. Uyu munsi Imana irimbuye abasambanyi hasigara nde kwa benshi ari bo? Reka none nkubaze rero hanga mbaza rwose kugira ngo wenda turebe no kuntu twasoza iki kiganiro. Nta kibazo. Wowe abantu bavuga ko noneho ubusambanyi bwakomotse muri Bibiliya, cyangwa se Bibiliya ivuga ko Dawidi yakoze ubusambanyi, abantu bakavuga bati Dawidi niwe sekuruza w'abasambanyi, we wababwira iki? Ariko Manuel banze mbwire n'abo bantu bose nabikubwiye, Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu, n'ingoranya bitabo. Abantu bakoresheje ibitabo babihuriza mu gitabo kimwe. Bibiliya sinuka ngo ivuga ubusambanyi gute? Aho rero abantu barasambanye, Bibiliya irabarega, irabatamaza, irabivuga. Ababyanditse babimenye bandika ko kanaka yasambanye, n'abakobwa basambanye na se, n'umukungu wasambanye na mushiki we, n'uwo bazanye se ngo yasambanye. Ahubwo Bibiliya yatamaje abasambanye, abo yamenye ababyanditse, hari abo banditse n'abo batanditse. Kindi sekuruza wasambanye nabwo basekuruza wasambanye babiri. Sekuruza wasambanye mu byo bitagaragara ni Satani se w'ubusambanyi. Uracyumvise neza?
satani se ko mu buryo atagaragara bw'ibitagaragara mu buryo bw'ibigaragara nta nubwo rero. satani yigeze asambana Sawa. ibyo satani atera abantu gusambana kandi wese bibi byose ntabwo ari ubibatera ni ubibatera babiterwa na malariya nyatewe na satani satani nta cyaha cyitwa gusambana yigeze akora nta Nubibona- n'ikindi yakoze. nubibona muri bibiliya yawe arabikoresha mwuka ntukora we nubona ubinsomara muri bibiliya satani yawe muri cya kiganiro kindi nakubwiye ko satani ari umwuka ni umwuka ujya mu bantu bagakora ibi satani si ikiremwa cyakora igikorwa icyo ari cyo cyose Nuko Ahubwo- rero. ahubwo umwuka utera abantu gukora ibi hanyuma rero sekuruza abasambanyi mu buryo bw'ibigaragara noneho njye ku bwanjye uko Yego. navuze navuga ko ubwo ari kayini kandi Okay. kayini nawe sinamutera ibuye kuko yitwa ngo yarasambanije amubereye umugore ariko nibura niwe muntu isi yaremwe uwakoze imibonano mpuzabitsina mbere na mbere n'umugore utari uwe hanyuma niwe wakaba ari sekuruza hanyuma umugabo nigeze kumva arimo kwivugira wowe ubwo abyivugira Eh. ku mbuga nkoranyambaga ndashaka ugira icyo umubwira yivugiye ngo we arakiranuka kurusha uwitwa petero ngo kuko petero yakase amatwi y'abantu we ntabwo yari yakata avuga yuko akiranuka kurusha dawidi ngo kubera ko dawidi we yishoye mu busambanyi atera inda umugore w'abandi ndetse agera n'ubwo yicisha umugabo we avuga ko ibyo bintu atari yabigeraho aravuga ati ni gute mwebwe mufata rero ibyitegerezo kuri abo bantu ba dawidi babaye ibigwari bo muri bibiliya aho ngaho mukareka gukiranuka kwanyu kw'abanyarwanda mukajya gufata ibintu nk'iby'abo ngabo ba Dawidi bakora impamvu ibintu dufata nk'ibyo. ibyitegerezo kuri abo dufata ibyitegerezo by'ibyiza bakoze n'ibibi bakoze kandi hari icyitegerezo tubifataho ariko ubundi mu rwego rwo kubyirinda ese ubundi mwebwe hano mu banyarwanda nta bakoze ibyiza mushobora gufata icyitegerezo Twereke ibi- mutajya muri ibyo bintu ngo byaba nshyira ibitabo by'abahagarara nabo barahari ndetse nta ntwari dufite ko nta numva musenga imana ya ruganzu zishyire muri bibiliya Eh? fata bibiliya ntabwo mu kiganiro wigize umbaza ngo uwongeraho cyangwa uzagabanyaho genda ushyire uruganzu muri bibiliya uyane kuyita bibiliya yera ushyiremo n'ibyo ushyiremo na ruganzu none se ko ari ibyo bakoroni ibyo ngibyo najya kuruka mbishyiramo mwazanditse ibyayo mbanza ngo usubize ibigeni ibyo wambashije dufata urugero rwiza ku byo ibyiza abantu bakoze kandi n'urugero rubi nabwo turufataho ngo tubyirinde hanyuma ikindi menya ko umuntu uri mu isi wese akora ibyiza n'ibibi uri ku isi wese ndakubwira no kuba umuntu wavuze uretse gatoya hanyuma ntabwo uzi ko ubu bavuga ko nta muntu w'intwari akiriho ni nacyo bariya bazize ni uko biswe intwari bakiriho uzi impamvu umuntu atitwa intwari akiriho kuvuga ko uyu munsi ashobora gukora ibyiza ejo agakora ibibi cyane ni impamvu rero abo ba dawidi n'abandi imana yabo dusenga ni iyabaremye kandi niyo yaturemye nshatse navuga ngo mana yanjye nanjye mfite imana yanjye nabyo biremewe Yego. ibyo nabyo bisa n'amarangamutima byo ntabwo nabitindaho cyane ariko tuvuga iyabaremye kuko ni imana yaremye isi n'ijuru yaremye byose Mana ye- ahubwo uwo muntu wakubwiye ibyo rero wigera ntamuvuzeho nawe kuvuga ngo petero yakase amatwi we ntabwo yari yayakata akiranuka ku muntu arayakata arwanira ndetse undi aragira ngo yakata ari mu bice Barahari abo- we yaburetse petero yakase arwanira shebuja ariko icyo abantu bumva banenga petero gusa Okay. yarwaniraga shebuja uwo muntu nawe Akiranuka kurusha Dawidi. ntawamenya uko byagenda haruje gutwara umugore we. Akiranuka Hari no igihe- kurusha Dawidi. ntabwo akiranuka ntabwo nabyemera ibyo Kuko Dawidi- uwaza gutwara umugore we hari igihe yamutema n'amaguru ni uwo mugabo Oya, wavuze ibyo yego, ariko uwaza Dawidi- kumutwarira umugore dawidi uvuga ngo dawidi yabonye umugore w'abandi ngo akiranuka kurusha dawidi kuko ibyo dawidi yakoze ntabwo yigeze abikora uwo nawe ashobora ko akora ibyo dawidi atakora nawe hari igihe nawe yaba akora ibindi Kandi abyihamiriza. dawidi atatinyuka Kandi abyihamiriza nyine niba n'ibya dawidi na nyine uzamubwire gutyo nyine Okay. hari igihe waba ukora ibyo dawidi nawe Okay. atakora okay 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 byiza cyane dusoza rero dusoza wakanzura uvuga ko dawidi cyangwa se ko abitwaza ko ubusambanyi bwaje cyangwa se bwagiye bukongezwa cyangwa se bwakomotse cyane muri bibiliya wababwira ko ibyo bintu rero oya ntabwo ari byo ubusambanyi bwakomotse ku bantu nibo bisambaniye wowe biriya ntisambana biriya ntigira igitsina biriya ni igitabo kandi biriya yanditse bayandika abantu bari bahari yaje isanga abantu bahari yandika ibyo bakora ntaho bihuriye rero biyirenganya bibiri yirera niyera n'igitabo nibasoma igitabo nk'igitabo aribyo kwibeshyira babyihurira hanyuma wababwira ko bareka gukora nk'ibyo dawidi yakoze ubundi se banabigeraho ukora nk'ibyo dawidi yakoze se ninde se uzaba umwami wa Isiraheli ninde se uzica Goliyati se kundi bamuvugaho ibibi gusa ngo abonye umugore ngo arasambana kuba atavuga ko yishe intare n'idubu kuba atavuga ko yakije icyo cya Isiraheli kuba atavuga ko akomokaho na Kristo ibyo ngibyo byica nta muntu wari uhari ngo abitubwire asambana ninde wari uhari nabyo nta wari uhari ari sawa rero n'ibindi bifate nk'ibyo rero ibi niba bemera bimwe nibemere n'ibindi okay byiza cyane ntabwo rwose nuko biriya ni nziza na Dawidi bimureba mu bibi gusa ntabwo ko ari n'ibyiza yakoze ari impamvu tumwemeraho ubutwari yagize okay byiza cyane uti Dawidi bimurebera mu bibi gusa yakoze bamurebera no mu byiza
yakoze kandi abantu bitwaza ibyo ngibyo ngo babireke. Ndumva rero nagendera kuri izo nama zawe, ubwo nanjye ndumva noneho nsobanukiwe. Sawa sawa. Ubwo hari babandi tugenda duhura tuganira, Sawa, ubwo nibambaza nguko nagusubije. nzagerageza kubasobanurira, nubwo ntabwo mbaye convaincu neza, ntabwo waba convaincu neza n'ubundi si nayo ntego yanjye. Okay. Ntego yanjye nuko tuganira agatonyanga mu nyanja. Agatonyanga mu nyanja urumva wakumvike gute? Okay. Agatonyanga. Okay. Byiza cyane rero. Reka rero dushimire abari badukurikiye bose kugira ngo mu by'ukuri bakomeze kugira ibihe byiza kandi bajye bakomeza kwibuka ka kantu koroshye twababwiye, bajye baduha amasegonda 3 yo gukandaho gusa kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza, kuko natwe tuba twifuza ko iyi mirongo cyangwa se izi channels yaba Ematox ndetse na Ziradizo TV tuba twifuza ko zazamuka zikagera ahandi hantu kure kugira ngo abantu bajye bashobora kubona bene biganiro byiza kandi byiza cyane. Turakoze. Ndagushimiye rero. Nanjye ndagushimiye. Ukomeze kugubwa neza. Sawa sawa. Kandi Imana ikugenda imbere ugenda hose. Amen. Wowe n'umuryango wawe. Amen. Hasta la vista. Imana igumugisha. Data nshoboza nami nkomeza Yesu ndinda uhindurwa n'ibihe